Mwiromwe mwese nshuti zafata ku mavuta akadomarwa ahanga ndi muri Convention Center hoteli y'icyerekezo inyenyeri 5 hano mu Rwanda. Hanyuma iyi ngiyi ndi kumwe nayo ni imodokari iraza guhabwa iri mu bwoko bwa Suzuki mu kanya gatoya cyane umumisi cyangwa se umukobwa umwe mu bakobwa 20 bari guhatanira ikamba ryo kuba nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2018 araza kuba ayitsindira. Ni imodokari nziza cyane iri mu bwoko bwa Suzuki nkuko uyibona, plaque nazo tayari ngizi nazo zamaze kugeraho. Hanyuma ni imodokari ifite ibara ry'umukara nyine. Mu kanya gatoya rero tukaza kuba tutangarizwa umukobwa umwe uraza guhindurirwa ubuzima, araza kuhindurirwa ubuzima mu bintu byose, araza kuhabwa kontake ndetse n'ibyangombwa by'imodokari. Amakontrakt menshi cyane arabamutegereje cyane nko gusinya kuba ambasaderi wo muri wa Rwanda Air umwaka wose. Ni mu kanya gatoya turaza kuba tumumenya ninde uraza kwegukana iyi modokari. Iradukunda Liliane akaba ari we wegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Nkuko uri kubibona nyine ararinzwe bikomeye cyane, ariko nguyu niwe mukobwa wegukanye ikamba ry'uyu munsi, akaba abaye nyampinga w'u Rwanda 2018. Nyampinga w'u Rwanda Iradukunda Liliane, felicitation ndetse n'amahirwe menshi cyane. Yes, abantu benshi cyane ntibamukekaga, ariko nguyu nyampinga w'u Rwanda nyine kumwe na nyampinga utanze ikamba ry'umwaka ushize. Hanyuma Elisa, ubibonye gute iyi event? Ni event yagenze neza, yaba ari imitegurire abasubije neza, abantu bitabiriye ku bwinshi, so ni event nabwo ko yagenze neza. Hanyuma ku giti cyawe byaba bigutunguye kubona Elisa Iradukunda Liliane yegukanye ikamba muri rino joro? No, ntago binunguye kubera ko niba yarageze muri 20 akagera muri 10 nuko nyine no kuba Miss arabikwiye. So ni ibintu nyine biba bizwi ko umuntu ageze muri 20 ashobora yabana nyampinga. Ijambo rimwe noneho kuri devoir cyangwa se ku mukoro waba umusigiye ku kamba umuhaye? Ndamwifuriza amahirwe masa, abamwijeje ufatanye yaba kubijye no kuba ku Rwanda. Murakoze cyane. Ndi kugenda ganira n'abantu bama comment kuri Miss Rwanda 2018 cyangwa se nyampinga 2018. Uyu nguyu turi kumwe yitwa Miss Habiba, ikaze. Comment yawe ni iyo? Comment yanjye kuri iyi ceremony baye yariteguye neza cyane, abakobwa bari bambaye neza cyane, bari babaye beza cyane, byari bitangaje, basubije neza, mu by'ukuri yari nziza cyane nishimye. Hanyuma akantu wabonye kadasobanutse ugereranyije no mu gihe cyanyu n'akahe? Nako nabonye. Noneho dufata abantu benshi bagiye bashidikanya ku bwiza bw'aba bakobwa ugereranyije no mu gihe cyanyu, wowe ku giti cyawe? Abakobwa b'uyu mwaka bari beza cyane, bari bazi uko basubiza, uko bitwara, baritoje bihagije, yaba babonye umwanya, bungutse ibintu byinshi bitandukanye kurusha wenda indi myaka yashize. Ijambo rimwe rero kuri Liliane wegukanye ikamba? Liliane ndamwifuriza amahirwe masa mu rugendo agiyemo, Imana imube hafi kandi ajya akomeza asenge cyane, agerageze ashyire mu bikorwa projet cyangwa ibyo yasezeranye. Murakoze cyane. Abakurikiranye mwese fata ku mavuta, ndi kumwe na Sandrine Sheja, umunyamakuru mugenzi wanjye, yari n'umwe mu bahagarariye jiri cyangwa se akanama nkemurampaka yatangiranye na rino rushanwa kugeza ku musozo. Hanyuma Sandrine, wowe comment yawe ni iyihe? Ni byiza cyane, Miss yabonetse, igikorwa ndumva twagisoje, umurimo baduhaye twawurangije. Alexis Muyoboke nawe n'umwe mu bantu mu myidagaduro mu Rwanda barabisobanukiwe cyane. Hanyuma Alexis, Liliane abaye Miss y'u Rwanda, comment yawe ni iyihe? Uriya hari ibintu nafanaga Jordan mu gutangiriro, ariko nta kintu kishimisha nko kubona uriya mukobwa namwandikiye message itariki 19 z'ukwa mbere, ndagufana ugira courage kuri amara kwitwara, urumva ngende ndeba abantu baki cyane, so je birashimishije rwose kubona uriya mwana wawe Miss n'ibisa. Uyu mwaka abantu benshi cyane ntago bagiye bemeranya n'ubwiza bw'abakobwa bari muri Miss Rwanda. Wowe urabona sinzi wenda ubwiza icyo bavuga, umuntu icyo areba, so nyesi ndeba ubwiza gusa, ndeba n'ubwenge, ndeba n'iki gusa, ntabwo navuga yuko n'abandi barabaswa, kuko burya kugira ngo umve mu makobwa 70 mujye muri 20 mujye muri 10 mujye 5 atsinda, so ubushoboye nawe kandi n'abandi bari bashoboye. Murakoze Alexis. Murakoze nawe. Abashimire mwese mukurikiranye mfata ku mavuta. Hanyuma nanjye reka mfata umwanya wanjye nkore comment kuri Miss Rwanda 2018. Miss Rwanda yatangire mu ntara enye z'u Rwanda, hanyuma aba Miss baje no mu mujyi wa Kigali baje gukomeza, abakobwa 20 bajya mu mwiherero hariya i Nyamata bagira ibihe byiza. Nemeza neza ko abakobwa bagiyemo batazibyibagirwa. Hanyuma baje gukora erreur imwe cyangwa
se baje kugira ikibazo kimwe bigisha abakobwa gukama inka banyuma bakamira mu kadobo kanomi ibintu byinshi cyane abantu batakiriye neza cyane bavuga ko bitajyanye n'umuco ariko nanone ku giti cyanjye nabashimira kuko bari babashe kugira ikindi kintu introducinga cyangwa se bashyira muri Miss Rwanda kitari gisanzwe uyu munsi rero kuri finali amatike yabuze abantu basubiyeyo ni benshi cyane ariko kuba amatike cyangwa se show yari ahantu hahenze ariko abantu bakuzura ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo butaha bazashyira ahantu hanini cyane nanone show yagize ikibazo yaje kubakoje banke cyane kurusha uko yaba Miss Rwanda hanyuma rero nanone Miss watowe uyu munsi abantu bose rwose ntago bamushidikanyeho amahirwe masa kuri we